ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yacu mwari ku rugamba, dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana yuzuye imbabazi, dushimiye Imana ikiranuka, dushimiye Imana yuzuye urukundo, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana iravuze ngo tubeho tubayeho. Mwene data ahereza Imana icyubahiro, ubanza Imana hose, ubanza Imana ku byawe no ku bawe, ubanza Imana muri gahunda zawe, ubanza Imana ku mubiri wawe n'ubugingo. Imana ishimwe, wishinganishe. Iki gitondo ndabasuje bene data, abari hano mu mujyi wa Kigali mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu wa Kristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ndabasuhuje aho muri hose. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndavuze ngo tubanje Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Turacyari muri teme yacu igira iti gira imirimo inezeza Imana. Sinzi nawe nimba wumva utarafashe umwanzuro wo kugira imirimo inezeza Imana mu mutima wawe, ukagambirira ibyiza. Ntabwo nzi ukuntu muri iyi minsi wumva bimeze, ariko icyiza nk'umukristo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, biragukwiriye kugira imirimo inezeza Imana. Biragukwiriye kugira imirimo nawe ukavuga uti nubwo umuntu atazanyitura ineza, nubwo umuntu azabyibagirwa, ariko uyu muntu mugiriye neza, Mana nanjye uzanyibuke. Nimba ngeze ahantu mu bikomeye, uzibuke ko nafashije iyi mfubyi, uzibuke ko nafashije uyu mukene, uzibuke ko nagaburiye umushonje, uzibuke. Mbese icyo ni ikintu ukora utagambiriye ko wa wundi wakoreye cya kintu ari we ukwitura, ari we uzirikana, ahubwo ukabikora uzi ko uri kuguriza Imana, ukabikora uzi ko Imana yo mu ijuru ariyo iri kwandika ibyo ukoze. Rero ibyo ngibyo binezeza Imana cyane, iyo ukora utagambiriye gushimwa n'abantu, ahubwo ugakora ugira ngo Imana nayo ihabwe icyubahiro. Kuko wa mukene wafashije udashobora kukwitura, we icyo akora agusabira umugisha, kabiri agahereza Imana icyubahiro, akavuga ngo mbonye Imana ikoresha umuntu. Nimba utaravuga iryo jambo uringaye. Ndahamya neza yuko hari abantu nawe bakugiriye neza, nubwo waba umaze kuba ufatika, ariko hari abandi bakugiriye neza. Abo bahagaze mu cyimbo cy'Imana bumvira Imana bakugirira neza. Nawe rero ujye ugira neza, ujye ugira abantu ugirira neza, kuko nawe hari abakugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo gira imirimo inezeza Imana, gira imirimo inezeza Imana, kuko iyo mirimo nubwo ijambo ry'Imana riduhamiriza neza yuko izagenda iherekeje, imirimo izaherekeza ba nyirayo, ariko tukiri na hano mu isi, imirimo myiza, imirimo inezeza Imana, imirimo myiza irakurinda. Iyo ukora ibintu byiza bituma udakora ibibi nyine, biba ari contraire. Ukora ibyiza, iyo ukora ibyiza ntabwo ukora ibibi. Imana ishimwe. Rero urindirwa muri iyo mirimo myiza, muri uko kugira neza, muri uko kwita ku bantu bababaye, Imana ikahakurindira, noneho izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Iyo mirimo rero inezeza Imana. Iyo umuntu ucishijwe bugufi apfukamye agashima Imana, akayivugira Imana, wakoze ko wamuje n'umuntu, wakoze kuriya muntu wamutegetse akangirira neza. Kuko iyo yirebye arisuzugura, akabona atajya ku rwego rwawe, ntabwo n'amagambo yabona ngo agukonvenke umuhereze ikintu runaka. Wenda umuhe igitenge uri umumama, we nka kwa kundi wenda aje nko kumesa mu gipangu cyawe, urarangije usohoye imyenda uramuhaye, cyangwa usohoye ibitenge uramuhaye, agenda ahereza Imana icyubahiro, akavuga ati nanjye mbonye umuntu unyambika, mbonye umuntu unyibuka. Cya gihe ufashe umufuka w'umuceri, uzi neza umukene runaka,
uzi yuko kugira ngo arye umuceri we muri mindset ze mu bitekerezo bye ntabwo bibamo, we hiberamo kujya kwishakira ikimene, hakiberamo kujya kwishakira ibiryo nyine bya bindi bya make. Ariko iyo umuhaye nk'umufuka w'umuceri ahimbaza Imana, aravuga ati nanjye si ibi byambaho. Iyo umuhaye ikintu ukamuha umufuka wa kawunga ahimbaza Imana. Iyo umukuye kujya kugura amaminina hahandi bagura amaminina, ukamugurira ibiro 5 by'ibishyimbo cyangwa 10-15, nawe agashyira mu isafuriya ye akabitogosa akarya agahaga, ahimbaza Imana. Iyo niyo mirimo rero inezeza Imana, ni uko wowe ubwawe ugira ikintu ukora utagambiriye kuriya ugenda kwamamaza ngo agushime, ahubwo ugambiriye ko uriya ari buhimbaza Imana yo mu ijuru, akavuga turakoze, ukoze ku muntu arangaburira. Nawe kandi ukumva kabisa, nubwo uri bugenda ukajya ku meza ugafata ifi, ugafata inkoko, ugafata iki, ariko ukaba uzi ko hari n'undi muntu wagiye ku meza mu rwego rwe nawe urimo gufungura. Imana ishimwe cyane. Ni byiza kugira imirimo myiza, ni byiza kwita ku bakene, ni byiza kwita ku bababaye, ni byiza kuvuganira bariya abantu badafite shinge na rugero. Ni byiza rwose kumubona ari ku murongo hariya, ukavuga uti uyu muntu ashobora guhera kuri uyu murongo, ariko wowe ukavuga uti noneho tambuka. Imana ishimwe cyane. Hari imirimo isa naho ari mito, ariko iyo mirimo iyo uyikoreye umuntu ucishijwe bugufi, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana tukiri muri iyo teme yacu. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yona. Yona muramuzi, Yona ni wa mugabo w'umuhanuzi Uwiteka Imana yigeze atuma kujya kuburira abantu bo mu murwa wa Nineve. Yona rero arabyanga, abyanze Imana iteza umuyaga mu nyanja, arimo guhunga yanga kumvira Imana. Uramenye nawe ntuzamere nka Yona. Ngo Yona rero yaje guhura, Imana yaje kumwereka ko ari Imana ibera hose icyarimwe, iteza umuyaga mu nyanja. Yona aragenda agwa, aravuga ati ninjye nimunkuremo, munkure muri ubu bwato, ninjye ubatejeje akaga, munjugunye mu nyanja. Bamujugunye mu nyanja, urufi ruramusama. Ngo yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, ntiyabora, urufu ntirwamujomba amahwa, yiberamo kugeza igihe yumviye Imana. Rero Yona yageze aho ajya i Nineve, ajya kubariburira ko Nineve igiye kurimbuka. Ariko Yona agenda, we ntago yigeze yishimira yuko Imana yababarira Nineve kubera ubugome bwaho, kubera ibyaha byaho. Yona yumvaga Imana yabarimbura ikabarangiza ikabakuraho. Ni nayo mpamvu yari yanze kujyayo kubaburira, kuko yari azi ko Imana ari inyembabazi. Ariko wowe ujye ukora ibyo gukiranuka, nutabwira umunyabyaha yuko icyaha ari kibi kazapfa, ngazapfa ariko ubugingo bwe uzabubazwa. Rero aka kamwanya nakubwira ngo gira imirimo myiza inezeza Imana. Turasoma ibice 3 iki gitabo cya Yona, hanyuma dusome umurongo w'10, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura. Imana ishimwe. Ahangaha Imana hari ikintu cyatumye yigarura, hari ikintu cyatumye ireka kurimbura Nineve. Icyo kintu ni ikihe? Ngo Imana yari itegereje, ngo ibona ukuntu abo bantu b'i Nineve, ibonye imirimo yabo uko bahindukiye. Ni ukuvuga barihannye, n'umwami ngo yarihannye. Umwami nawe arahindukira, baca bugufi, batakambira Uwiteka Imana, babwira Imana bati tubabarira. Bareka imirimo mibi, ahubwo batangira gukora imirimo myiza. Ngo Uwiteka rero abibonye, ngo arebye ukuntu bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, ngo arigarura. Imana irigarura. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ukore imirimo inezeza Imana, yigarure ikugarukeho, nawe kugirire neza. Ndagira ngo ureke ibibi byawe, ndagira ngo uzinukwe icyaha n'igisa nacyo, ndagira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uyu munsi uba umunsi w'amateka yawe n'Imana, uba umunsi wo kugirana igihango n'Imana yawe. Uyibwire ngo uyu munsi Imana ndagarutse nzimije imbere yawe,
umbabarire ibyaha n'ibicumuro byanjye byose maze undebeshe amaso y'imbabazi ngo kuko Uwiteka amaze kwitegereza akareba abo bantu bose b'i Nineve akareba ukuntu bahindukiye Imana nayo yahise yigarura ireka kuharimbura. Imana ishimwe cyane ngo ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu akora ibyaha akajya yibwira yuko Imana itamureba nyamara Imana ireba, noneho uba utegerejwe no kuzaba mu ngaruka z'ibyo byaha byawe. Ariko iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ibyo byose bikurwaho n'ingaruka z'ibyo byaha, Imana ikabasha kubikuraho kuko waboroze watatse wabwiye Imana uti mbabarira. Imana ishimwe cyane ngo abo bantu b'i Nineve Imana irigarura ntihagira ikibatwara kubera ko bari bagize gute, bari bihannye, bari bahindukiye. Nakubwira ngo gira imirimo inezeza Imana. Shalom shalom. Imana iguha umugisha ikunezeze kandi ufate icyemezo cyiza. Imana ikwishimire. Shalom. ineza yawe